umuntu ashobora kujya imbere ya kamera akavuga ijambo nk'iri ngiri. Izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko nazongera kwita abaribu bambwira ngo navuze umuhanzi. Ukaplodinga. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official ikaze. So mbazaniye amakuru agezweho kano kanya, amakuru y'ingenzi kuyumva. Uwitwa Fata Kumavuta ubu yamaze gutabwa muri yombi, ya magambo ye yashize ivuga. Ngo bimeze bite rero? Ni amakuru dukesha ikinyamakuru cy'igihe. Uwitwa Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata Kumavuta yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha imvugo zishyamiranya abantu mu myidagaduro, gutukana ndetse no kubuza amahwemo abandi hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. So guys, nyiri hano nararengaha. Ni kenshi cyane mwagiye mwumva uyifata ku mavuta yibasira cyane cyane The Ben, yibasira Meddy, yivanga mu miryango yabo, arabasesereza, abavugaho inkuru mbi, ibintu nyine byose bidafite shinga na rugero. Ubundi tutagiye kure, uyifata ku mavuta mu myaka ya kera uyu yari umusekirite. Fata Kumavuta yaje kugirirwa ubuntu, yinjira mu itangazamakuru gake biramuhira, ariko agira discipline nye kuko ntiyigeze yiga. So yagiye yifashisha cyane amagambo asesereza abandi no gushyira abandi ku nkeke, kubabeshyera, kubavugaho ibinyoma, ikaba nk'iturufu ari kuriraho ku mbuga nkoranyambaga. RIB yagiye imuha agasopo kenshi cyane, ariko uyu mutindi ngo Fata Kumavuta arakomeza yibasira abantu bamwe kuri izi mbuga nkoranyambaga, agamije kubaharabika no kubasenya, cyane cyane The Ben na Meddy, ariko nigeze amurebera izuba. So ni amakuru igihe yahamirijwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Byari, wahamije ko Fata Kumavuta yatawe muri yombi kuri uyu wa 18 Ukwakira uyu mwaka wa 2024, akaba ubu ari kubarizwa kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru. Ubu niho Fata Kumavuta ya magambo ye yashiriye ivuga. Ariko ibi nanone bibaye mu gihe hari hanyuzemo icyumweru kimwe Fata Kumavuta yibasiye umuhanzi wacu dukunda turi benshi Meddy. Aragenda aramwibasira, avuga uburyo ki ngo Meddy yasambanaga na Mimi batarashakana, avuga uburyo ki ngo yamumaranye muri ghetto umwaka wose, ngo basambana gusa. Bro, imagine, ibyo ni ibintu umuntu w'umugabo nk'uyu yakagiye kujya kuvuga aho ngaho avuga ubusa. Fact yari afite nizihe ko Mimi ngo yabanaga ngo na Meddy mbere yuko ngo bashakana ngo umwaka wose. Arongera muri kiriya kiganiro yakoreyemo ibyo tumaze kubabwira, niho yongeye kuhamya yuko ngo Meddy yakubitwaga n'umugore we inshyi, kubera ko Meddy mu buhamya yigeze gutanga, niyo mwibuka ikiganiro yagiranye n'abanyarwanda batandukanye ari gushima Imana, yavuze ko yajyaga agirana amakimbirane n'umugore we, ariko se yavuze ko umugore we yamukubitaga. Uyifata Kumavuta aragaruka ashimangira uburyo ki ngo noneho zanki yavugaga yajyaga amukubita ngo nawe Meddy abyivugiye noneho. So yaramwibasiye cyane cyane, ariko akumvikanisha uburyo ki ngo yasambanaga na Mimi umwaka wose ngo babana muri ghetto. Uyu Fata Kumavuta ibiganiro ajya akora bisa nkaho nta bwenge babo birimo. Akenshi yibanda ku gushyamiranya impande zitandukanye, ibyo murabizi. Niwe wagiye ushyuha cyane acana umuriro hagati ya The Ben na Bruce Melody, akaza avuga uruhande rwa Bruce Melody uburyo ngo rushobora kuba rurenze.
ariko ku rundi ruhande akaza ashaka gusenya The Ben. Wajya The Ben hari ikintu yamukoreye guys. So rero ubu kuri ubu ibye byasubiwemo, arafunze ari kuri sitasiyo ya Kacyiru. So Dr Murangira mu kiganiro yakomeje kugirana n'Igihe yavuze ko uzwi ku izina rya Fata ku mavuta yagiye ngo agirwa inama kenshi, bamusaba guhagarika ibi bintu byo kuvuga abandi nabi ku mbuga nkoranyambaga, arihanangirizwa ngo ariko ahitamo kwinangira. Dr Murangira agira inama abakoresha imbuga nkoranyambaga kuzibyaza umusaruro ariko bubahiriza amategeko. Mu magambo ye yagize ati leta ishora amafaranga menshi mu bikorwa remezo bijyanye no korohereza abantu kugira internet yihuta, kuko leta yifuza ko imbuga nkoranyambaga zabyazwa umusaruro mu buryo bwiza, hirindwa kuzikoresha ibyaha kuko amategeko ahana ibyo byaha arahari. Hano yari ari kumvikanisha ko umuntu ukoresha internet imbuga nkoranyambaga akoresha, ariko ukoresha internet yakayibyaje umusaruro, avuga ibintu bizima byubaka, agakora content nzima iri serious, apana kuza wibasira abandi bantu bashyira ku nkeke, ubashushubikanya, ushyamiranya impande zombi, uvuga ibinyoma. So ibi ni nk'isomo yatanze abakoresha imbuga nkoranyambaga mwese mugomba kubahiriza, mugakurikiza izi mbuga nkoranyambaga mukazibyaza umusaruro. Uyu muvugizi wa RIB yihanangirije abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, abasaba kujya bakurikiza amategeko azigenga, kuko atazihanganira na gato umuntu wese urenga ku mategeko agenga imbuga nkoranyambaga agakora ibyo ashaka, bivamo nyine n'ibyaha. So ari nacyo uyu Fata ku mavuta, uyu wabaye umusekirite ariko Imana imucira inzira ntiyabyumva, ahubwo akomeza kwifata nabi nk'umuntu utarakandagiye mu ishuri. So ayo niyo makuru yaratuzanye kano kanya. Tubashimiye ko mwabanye natwe, naho mu bindi biganiro.